Bakunzi ba Kamanzi Official nongeye kubasuhuza cyane mbifuriza kugubwa neza aho buri wese aherereye. Dutangiye ikindi cyumweru, icyumweru dutangiye ni ikitariki 5. Uyu munsi nibwo gahunda ya promosiyo ya Ruby iri burangire yo gukuba kabiri Ruby miningaga. Hanyuma kandi iki cyumweru dutangiye ni cyumweru cyiza cy'umugisha kigaragaza yuko Pi agaciro kayo ku exchanges atandukanye kagiye kuzazamuka. Turabibutsa kandi yuko exchanges zimaze kwemerwa ari 6 zavuye kuri 5, ya gatandatu ni Banksa. Akarusho ka Banksa yo nuko igiye kujya iduha n'amafaranga afatika y'igihugu urimo, iyanyujije mu buryo ikoresha bwo kwishyurana nka Apple Play, nka Visa card ndetse na konti isanzwe. Kandi ibihugu izakorana nayo ayo mafaranga n'ay'ibihugu nibura birengaho 100. No ku rutondo Rwanda narubonyeho, Burundi nabubonyeho, Uganda irimo, Tanzania irimo, Kenya irimo, ibihugu bya na Kongo irimo, ibihugu bya East Africa birimo muri make. Ubwo rero umuhumure dushonje duhishiwe. Mu kiganiro gikurikira iki ndi bubavire imuzi n'umuzingo inkuru ikomeye, inkuru yagiye hanze ejo, ivuga intambwe ku ntambwe imikoreshereze uko Banksa izabikorana na Pi mu kuduha amafaranga. Ibi bikaba bireba umuntu wese wakoze KYC akabona migration akaba afite Pi kuri available balance zo yakoresha. Hanyuma kandi hari andi makuru arimo kuvugwa yuko Binance hari izindi zigera kuri 2 nka Matbyte niyitwa HTR, mu minsi itarenze 10 ubwo havuyeho umunsi umwe, ubwo hasigaye nk'8 cyangwa 9, nazo zishobora kuzalistinga Pi. Andi makuru akomeye cyane tutarabona gihamya cyayo ariko ahwihwiswa kandi yatangiye kwandikwa n'ibinyamakuru bikomeye, nk'ikinyamakuru cyitwa Crypto Times cyabyanditse nuko mu gihe kitari kinini vuba tutaramenya ngo ni ryari Binance ishobora kuzalistinga Pi kabaye. Ubwo rero buri muntu wese uzika mininga Pi, reka mvuge ngo umininga na Ruby ashonje ahishiwe. Ndibutsa umuntu wese ushaka kuregisteringa muri Pi network utarinjiramo ajye kureba kuri Kamanzi Official arebe ikiganiro nimero 148 kimufasha kwiyandikisha muri Pi. Hanyuma ushaka kuregisteringa muri Ruby arareba ikiganiro nimero 219 kimufashe kuregisteringa Ruby. 148 iramufasha kuregisteringa Pi network. Hanyuma 219 iramufasha kuregisteringa Ruby network. Ngayo nguko ubwo simbavumbije. Hanyuma rero ubwo ariko mu minsi za shobora kuzabakorera resume cyangwa se mu buryo bwihuse uko baregisteringa Pi network chap. Ubundi ukanzi kukubitaho. Ubundi rero kuntu bigenza ufata telefone ya mugenzi wawe ugaplaying icyo kiganiro, ukajya ugenda ugihagarika, wandika, wuzuza bikagufasha. Ugende kuri iriya uko ikiganiro kivuga ubireba, hanyuma wuzuza mu yawe kugeza bigeze gute birangiye, nawe ukaza kumufasha utyo. Uko simbavumbije. Hanyuma nabahaye ka promotion ngo mbafashe icyumweru kirangiye cyose ntawe ugize ate ntabaza, ariko uhamagara byo ni ikibazo. Urahamagara umuntu mukavugana internet shwida. Ubu rero biragaragara yuko tuza kwibanda ku buryo bwo kubicisha online, kuko n'umwanya wo kubikora kuri telefone kubera ama internet ni ikibazo. Nk'abantu bari Burundi ho noneho kada najyaga ngira ngo wenda Bugande ho haragerageza, ariko internet y'u Burundi shwi ni ikibazo. Arone ndabihanganisha mukurikire ku buryo mushyira imbaraga mu kubikurikira mu nyigisho kuruta hanyuma ubwo nubo twarashyize bya registration n'ibindi turaza kujya tubishyiraho
byuko bakora ama verifications yaba Ruby yaba na za KYC cyari ni cya KYCD nabyo tugomba kubiba naho ubundi ndabona aya mafaranga azarya umuhanga pe. Hanyuma rero ndagira ngo mbateguze ko ndaza kubavira muzingo iyo nkuru neza mu byumve intambwe ku ntambwe kugira ngo wemererwe gukorana na banks amana yanjye ibintu igiye gukora n'ibindi kandi muribuka yuko banks ifite gahunda yo kuzagikoresha GCV ariko kugeza ubu menya bagikurikiza bya biciro biri ku ma exchanges. Nabonye payi ubu ngubu biri kuri 0.57 gutyo. Hari ikizere yuko iki cyumweru ishobora kuzamuka, biragaragara ko noneho itamanutse munsi ya 0.50. Hanyuma andi mahirwe akomeye cyane nuko uko izi exchanges zikomeje kulistinga payi ari nyinshi kandi payi ziri hanze akaba ari nkeya, bigaragara yuko hagiye kuba intambara yo kurwanira payi abantu bazibure zizamura agaciro. Aka kantu mukumve neza, uzajya azamura niwe bazajya bagurira cyane cyangwa se niho bazajya bajya cyane. Ubwo rero buri wese kubera ko yamaze kubona ariko ibintu bigiye kuba inkazi, ariko ibaze kuzajya wicaye iwawe muri salo ngo ciririri kuri payi ukikubitamo nkakubita muri bank sa nkahita nkubita ku mayero nkahita nkubita kuri konti nifitiye y'amayero muri banki cyangwa nkikubitira ku manyarwanda, si ngombwa amayero di amanyarwanda nkaba nikubitiye kuri banki. Ubwo abantu mu byumve mujye gufunguza konti muri Beneri, mufunguze konti muri Beka, mufunguze konti muri I&M Bank, mufunguze konti muri Access Bank, mufunguze konti muri Eco Bank, muri Equity Bank, muri Bank Popular. Aho hose izo commercial banks zose bafite ama accounts ari mushaka ama visa card, mushaka ama visa card, ubundi murebe ko agaho kadaharirwa umunyotsi. Aho bapioneers nahi nibagiwe munkandire kuri subscribe wowe utarakora subscribe, hanyuma mbyumukana no kukazogera kugira ngo mubone notification n'ikiganiro cyageze. Mwibuke gusharinga iyi nkuru, aya makuru nagira ngo mbasabe mugageze kuri bagenzi banyu ushoboka n'udashoboka, kubera impamvu ngiye kubabwira. Kubera ko ubu murabona ukuntu tujye kujya twibonera amafaranga tuyanyuze kuri konti, ni uburyo bwize bufite umutekano, turaza kubigarukaho wenda ku buryo burambuye. Ariko uribaza niba ukunda mugenzi wawe ntumusangiza aya makuru, yamusangiza nashaka gutuka ngenda bafite barantutse akosha buryo kuko ngo inabe nticigira ibitutsi ntibyica. Mbabwi banyise umusazi, banyita ikigoryi, banyita ibintu byinshi cyane, ariko ndabireba ndavuga nti hahandi reka nkwereke, reka nibwirira bumva. Haka ikintu cyantunguye ni ukuntu n'abandi bantutse ubu ngubu ubona babishaka, bamwe banamaze kubigeramo. Ni ikintu gitangaje cyane. Ubwo rero nawe irengagiza umuntu wagututse, mbabarira aya makuru yamusangize, umubwira uti ndifuza yuko registaringa muri Pi Network no muri Ruby Network. Kuregistaringa muri Pi Network no kwifashisha nimero ikiganiro nimero 148 kuri Kamanzi official. Hanyuma kuregistaringa muri Ruby ndabibutsa ni ikiganiro nimero 219 ahasigaye ruhani nkoyoyo. Hanyuma mujye mukurikira Kamanzi official kugira ngo twige uko bakora iki niki kugeza ubonye migration ngayo nguko. Hasigaye rero muhaye muronye ukubwe neza. Ndifuriza buri wese iki cyumweru muwera ikimugisha. Abantu barwaye mana yanjye nta kintu mfite nabaho usibye kubabwira ngo nimwihangane, niba bitameze neza none ariko ejo bishobora kumera neza. Indwara bayicisha ibintu bibiri, cyambere ni ukwivuza, kabiri ni ukwihangana, icya gatatu noneho rurangiza ni ukwirinda kurusha uko wirindaga mbere, kuko uba warwaye indwara baguciye muri humye nyine. Ariko bantu murwaye mwihangane, bantu mudafite amafaranga, murabizi ukuntu kutagira amafaranga mu mufuka biryana, ni mwihangane. Niba ari uyu munsi rwose ariko ejo bishobora kugira gute guhinduka. Hanyuma rero nimushyiremo akabaraga, buri wese ashyiramo akabaraga, akurogoshore ahantu ari ho hose, arebe ko yashyira n'igihumbi mu mufuka. None igihumbi nukuri uburi umurame pe, ubuvuga uti uyu munsi mfite akasente ku mufuka. Hanyuma rero ni murundarunda amafaranga kuri konti za Pi
kuri konti za Ruby, kuko ejo cyangwa ejo bundi tuzaba tubikuza tumeze neza. Ariko uzamera neza ute? Uzabikuza ngahe ubizi neza yuko wirengagizaga kumayininga? Ubizi ntabwo byashoboka. Rero nimushyira akabaraga mu kumayininga, kandi mwihangane bapayiniyazi mwababaye igihe kirekire. Ntabwo hari abantu reba nk'abantu bagiye muri payi bwa mbere na mbere n'uyu munsi imyaka 6. Kanjye nagiye mu 2021, payi yatangiye 2019 ukwezi kwa gatatu tariki 14 dutangira kuyimayininga. Uwo muntu koko utaranabona na KYC mwumva atababaye cyane, ariko turamubwira ngo niyihangane, yongereho kuyangana akubye 3, ubundi mwe gutinya iminsi mibi, kuko imyiza irusha ubwinshi. Igihe nikigera tuzanezerwa twese, ariko bitewe n'umusaruro buri wese yabonye. Ufite uwuhe ubu ngubu? Ngaho rero mayininga kutuza.